Yes, turabasuhuza abakunzi ba MD Empire TV, rero tuzaba tubazanira bya biganiro muzi namwe. Uyu munsi rero twihuse tubazaniye ikiganiro cyiza cyo ku buryo twazamura ama YouTube channel nk'uko nagiye mbakora ibindi biganiro. Ubu rero ngiye kubereka uburyo tugendane neza, ngiye kubereka uburyo dushobora kuva kuri zeru tukagera ku ba subscribers 1000 aribyo YouTube yemera. YouTube ntabwo ushobora kuguhemba utarageza ku ba subscribers 1000, utarabona n'amasaha 4000 bakureba. Aha rero nahereye ku ba subscribers kuko nibo bantu YouTube bivuga ko ugomba kuba ufite nibura aba subscribers 1000. Ngiye kukwereka rero ibintu bitatu byagufasha kugira ngo channel yawe ibona aba subscribers, ibone views, kugira ngo tugendane neza, ugende ureba step by step, uraza kubona ko ibintu bize rwose kumera neza. Twihuse rero, icyo nababwira aha ngaha, iyi YouTube yanyu yatangiye dufite aba subscribers 0, nta n'ukwezi kurashira dufite aba subscribers 54, hafi 55. Iyi YouTube yanyu twaragendanye, mwaramfashije, ndabashimira. Abantu banjye rwose mukomeza gukora subscribers, ndabashimira cyane, muri abantu b'ingenzi. Turazamukana nk'uko tugenda tuzamurana n'abandi. Nanjye ujye unyandikira muri comment umbwira ati njye nta mutima mubi ngira, mpa subscribe nzajya nyiguha. Njyewe icyo nazanye nagira ngo tujye tuzamukana dukora ibintu bigenda. Twagiye twihuse rero tugiye kureba ibintu bitatu byagufasha kuzamura channel yawe. Twihuse rero, turibaza ikibazo: waba warabuze views, waba warabuze subscriber, wabuze aba subscribers, waba warabuze views? Ngiye kukwereka rero uburyo ushobora kubona abantu bagukurikirana ibiganiro byawe, n'uburyo ushobora kubona views mu buryo tugendane neza. Ibi ni ibintu rwose muri buze gukunda. Twagiye ubwo turareba hamwe ibintu bitatu byagufasha kuzamura channel yawe. Ibyo bintu bitatu bigatuma abantu babikunda, bakareba ibintu byawe, kandi ibintu byawe bikagenda neza. Twihuse rero, ntabwo ndi bubatindire, ndagira ngo iyi video iraza kuba ntoya, ariko namwe mugende mugende mumbwira muri comment ko ibyo mushaka. Ubwo tuhita twihuta rero tujye ku buryo bwa mbere. Shyira urubuga rwawe ku murongo. Tugiye gushyira urubuga rwacu ku murongo. Tuvuga ngo YouTube tuyitangiye, nagiye mbereka step by step, twayishyize ku murongo. Ese tuzajya tubikora dute? Ngiye kubikwereka rero. Ibintu ugomba kubanza kureba mbere y'uko ushaka ko abantu bazakunda ibintu byawe, mbere y'uko ushaka kureba abantu uko bazakanda kuri subscribe kugira ngo bajye bareba ibiganiro byawe, ni ibiki rero tugiye kureba. Icya mbere rero tugomba guhita tujyaho rero aha ngaha, ni uburyo tugiye kureba dashboard yacu. Dashboard yacu ni channel dashboard, murabibona aha ngaha. Dashboard yacu ni uko bimeze. Ufungura channel yawe, ukajya kuri view channel, ukajya kuri ahantu handitse ngo customize iyo channel. Ubwo uraza ugahita ujya kuri customization. Iyo wafunguye dashboard yawe, channel yawe igaragara gutya, ujya hano hantu handitse ngo customization, hano harimo agakaramu. Iyi customization igira profile, igira home tab, ikagira na about. Ariko nk'ica nacu ko igikura, ntabwo byo biraza kuri menu bar, ariko bizagenda bizaho. Ikintu twa mbere tureba branding ya channel yacu kuri profile yacu ni MD Empire TV nk'uko mubibona. Iyo hano nta icyo ufite, nabikoze mu biganiro, ndaza kwishyiramo muri description hasi, nzabibereka. Ukanda hara kuri change, ugacenginga name ya cyangwa abafite logo. Ngiye logo yanjye ni MD Empire TV, ushobora kuba ufite logo yawe. Turagenda rero dukomeza, ndagenda mbibereka. Urabanza ukareba profile yawe, ubundi ukavuga ati profile yanjye iriho logo, iriho ifoto yanjye. Hari abakora ku mafoto bagaragara, hari abakora batagaragara bagashyiraho amarogo. Ibyo ni ibintu byawe ugomba kugenda wibandaho cyane. Twagiye rero twihuta, tugeze noneho tufunguye YouTube channel yacu. Murabibona ko YouTube channel igiye kugaragara. Ya profile igaragara gutya, haba hariho izina ryawe cyangwa logo yawe, hakabaho n'izina rya channel yawe ari MD Empire,
hakabaho n'izina ushobora gukoresha kuri social media rihagarariye intuza yabo. Murabona ko abasubscribers ni 51, urabona ko iyi channel yacu irimo iragenda izamuka igira abasubscribers. Niba utarakora rwose nakandeho, urabona ko profile ndayiberetse ni uku nguku ibigaragara. Ni uku bigaragara iba ifite ikintu kiranga, ni ukuvuga ngo umuntu iyo aje kuri YouTube channel yawe agomba kubona ikikuranga, agomba kubona ifoto yawe niba wigaragaza, agomba kubona logo ya YouTube yawe. Ibi ni ibintu biba bigaragara rero. Twagiye rero dukomeje tudatinze, ngiye kubereka icyo bita banner image. Nigeze gukora ikiganiro, muraza kureba muri description, ikiganiro kirimo video, abatarayibonye ukuntu bayikora murayibona. Ngiye kubereka ku buryo rero iyo banner image iba igaragara kuri channel yawe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ufunguye YouTube channel yawe agomba kumenya ikintu cya mbere, agomba kumenya ikintu ukora cyawe. Kuri iyo banner yawe ukora ugomba gushyiramo ibintu ukora. Niba uvuga ati ngewe nkora ibijyanye na YouTube, nkora nk'ubu ngewe ndaza kubereka ibyo nkora, ukayikora neza, ukayitegura neza, wangiza ugakora kuri change, cyangwa iyo utarajyaho urayapodinga, iba ifite ziriya mezire 2048. Biriya ni ibyo utagomba kujya hejuru cyangwa munsi, kugira ngo ukore banner image yawe nziza, ku buryo umuntu afungura ikintu cyawe akabona ari ikintu gisa neza. Guys, tujye dukora ibintu biri professional, ku buryo umuntu usubiye YouTube yawe abona ari ibintu bigaragara neza. Ngiye kubereka noneho rero ukuntu iyo banner image iba igaragara rwose. Ni ibintu biba bigaragara neza. Twihuse, dore ni uku nguku ibigaragara. YouTube banner image yacu ni uku nguku bigaragara. Urabona ko irimo izina rya channel MD Empire TV, ikazamo n'ibyo nkora. Ngewe nkora branding YouTube, mbaha ama tips, ndabigisha uko YouTube ikora, uko banner image nk'iyi wayikora, nkabigisha n'uburyo twabikoramo, mu buryo twabimenyamo. Nkanakora entertainment, amakuru y'imyidagaduro, nkanakora amakuru asanzwe nubwo ntaratangira kubikora, ariko ibi ni ibyo ngewe nzakora mu bushakashatsi bwanjye, nzakora kuri YouTube iyi ngiyi. Ibi nibyo ngiye nkora. Iyi banner niyo twabonye ko hariya kuri banner image ko bigenda. Ndagenda mbibereka rwose, urabibona. Ni ukuvuga ngo YouTube channel yanjye iyo unsuye uhita uhura n'ibi bintu. Ni ukuvuga ngo nawe ugomba gukora akantu ku buryo umuntu agusura akabona ari akantu kagaragara. Guys, sibyo? Mwigira twikwita ku kintu, twigira, sinzi uko navuga, dukora ibintu bigaragara ku buryo umuntu wese atureba. Ubwo rero twakomeje tudatinze, turagiye. Nari nagiye mbereka, ubwo noneho iyi banner image nayiberetse, iyo niyo yitwa banner image. Nayiberetse, dore ngiyi ni aha ngaho ugenda rwose, ni ibintu bigenda bigaragara, ntabwo ari ibintu ufungura YouTube umuntu agahita abona ntuza yawe neza cyane rwose. Ni ibintu biba biryoshye. Noneho rero ubwo ngiye kubereka noneho icyo bita video watermark. Video watermark naberetse ukuntu bayikora. Narayiberetse hasi, dore rero ngiyi ukuntu imeze. Video watermark ni aka ngaka kantu kagaragaza umuntu iyo ashaka gukora subscribe, ajya kuri video yawe, kaba kari ahantu video irangirira hasi mu nguni yo hasi, ugakandaho ugakora subscribe. Ni ibintu byose rwose bigenda byihuta. Ni ako ngako, iyo niyo bita watermark. Twihuse, tugeze ku kindi gice noneho rero. Iki gice noneho cyo rwose tukigendemo neza. Ni igice cyoroshye kandi nababwira ko rwose ni igice kigaragaza noneho YouTube yawe. Ni igice cya description. Description uvuga ibintu ukora. Nk'ubu ngewe ibintu nkora nigisha uburyo twa creatingamo YouTube channel, uburyo twayibrandinga, uburyo kwigisha abantu kubona subscribers na views. Ibyo rero nibyo wandika hano muri description yawe. Ni ibintu biba byoroshye rwose ubyandikamo. Ni ibi ngibi rwose urabibona aha ngaha. Noneho dukomeje twihuse, turaza aha ngaha noneho. Iyo ufunguye YouTube channel ushaka kubira description, ujya hano handitse ngo kuri more. Iyo more rero iyo uyikanzeho ikwereka
ni ukuvuga ngo umukiriya iyo agusuye cyangwa mwaba munsura muzajya muhita mubibona ko biba biriho neza gutya aho ngaho, ugasoma ibyo uzagenda wiga. Nabwiye ngo turihuta, noneho turakomeza tugende, tugiye ahantu bita kuri link. Iyi link ni ugomba kuyitaho cyane kuko iyi ni link ya YouTube channel yawe, urayikopiya ukohereza abantu ku buryo abantu bazajya bayisharinga cyangwa baza bayibona. Aha ngaha rero kuri links ushyiraho links zawe niba ku ma social media, Instagram, Facebook, na TikTok abazibaho, niko iyi ngiyi itarayigira, ariko nayo uyishyiraho. Iyi niyo link, wakora kuri hadi ugashyiraho link y'iyo ntuza yawe nta kibazo rwose. Dukomeje rero, nk'uko mubibona nagiye mbibereka, ubwo tugiye kujya hano handitse ngo settings, ubwo dusubiye muri dashboard yacu, muri customization tujya kuri settings. Tugiye kureba ko channel yacu iri verified cyangwa nyine yemewe. Uraza ukande kuri channel ujye kuri feature eligibility. Aha ngaha mwitonde nk'abantu batarakora amavideo menshi iyi channel itarakura, usanga hari utuntu, usanga ushobora kugira eligible ebyiri zonyine, ariko nk'iyi channel urabona ko imaze gukura. Nidukanda hano kuri feature eligibility, urabona ko ngiye izanye zose zabaye enabled. Ubu ngubu ngiye nemerewe rwose kuba ningira aba subscribers 1000 nkagera nari amasaha, nzaba nemerewe kuba monetize, ntangire gukora ku mafaranga. Nkuko nabwiye mujye mukurikirana izi biganiro, nawe niba mushaka gukora amafaranga ibintu bizaba bigenda neza cyane. Twihuse rero, tugeze kuri mpamvu ya kabiri, kora ubushakashatsi mbere y'uko utangira content yawe. Ibi bintu mubyitondere, mukore ubushakashatsi mbere y'uko ujya gukora content. Banza usome kugira ngo abantu ibintu ugiye kubaha utabapfunyikira, ubahe ibintu bigaragara mwana. Hari abantu basanga bakora ibintu se uyu muntu yakoze ibiki. Wowe icara, niba content yawe ari iyo guteka, niba ari iyo kwigisha abantu, wicare uyige, uyandike, uyikore neza, ukurebye wese abibone, sibyo? Abibone, apana gukora ibintu utabanje kubitegura ngo utabishyiriza ku murongo. Twihuse, iya gatatu ari nayo ya nyuma, kora ibishoboka byose, ukora ibyo abagukunda bashaka. Tuvuge niba mukunda ibiganiro nkora, ndakomeza mbibahate, mbibahe nkuko mwagiye mubinyemeza muri comment muvuga ngo Didier ukora MD Empire, ukora ibintu byiza, turagushyigikiye. Nanjye rero nzajya nkomeza mbahe. Nawe rero ushaka ikintu abakunzi bakunda kandi abakunzi babo biyegereze, ni mwebwe nkorera, ni mwe mungize undi we. Iyi channel ni mwe muyizamu, ntabwo ari njye wizamuye. Iyo munshigikiye muba munkoreye, kuko nanjye ntabwo nabiryaho cyangwa mbirateho, ni uko muba munzamura. Nanjye niho bamubwira ngo wowe wabuze subscribe, kanda muri comment umbwira ngo mpa subscribe, ndayiguhaye. Njye ndayiguha rwose, njye nta mutima mubi ngira rwose. N'abatazitanga simvuze ngo mugire imitima mubi, ni ubushake bwanyu. Ariko niba ukunze ikintu, kora like, ushyiraho comment, unakore subscribe. Ntabwo ari ibintu gusaba amafaranga, ni ugukanda gusa ukazajya ureba nawe ushaka ubumenyi. Ibyo ni cyo cyari cya nyuma rero guys, ni ukuri dufashanye dukore ibi bintu birimo amafaranga. Abayafite ntabwo bibabwira, barabahisha, ariko ngenda mbashyiraho ibintu byiza kandi bizabagirira akamaro. Murakoze rero, mukomeze gukurikirana iyi YouTube channel yanyu ya MD Empire TV, kandi rwose ndabakunda. Mukomeze kugira ibihe byiza n'umunsi mwiza cyane. Ciao ciao.